tuganire ku bya business ibyo by'ingenzi kurenza ibindi byose. Yeah, okay. Cyagiye nyine nkwandikira message actually cyaha duhurira hahandi uri gushaka password ya box sinzi box yariyo nabonye ushaka nyine ibintu bya password cyane bikubitana nuko hari umutekinisiye nzi wabigufashamo gusa bagatangaho nkabona aragukunze. Ibintu nk'ibyo rero ntera ubwoba iyo topic ntabwo yanyiganiraho ahubwo katuvugane ku kintu cya mbere wari uvuze, katuvugane ku cya password n'abatekinisiye byibura aho ngaho. Umuntu yabigufashamo zana adresse zana nimero wahamagara mukavugana cyangwa ukajya kumwirebera. Byiza cyane wakoze. Sasa nari mfite gahunda nyinshi ugiye ndagiye ndibaza manuka hasi kuri reception hari ubutumwa bwawe nagusigiye naho ubundi ibindi tuzabivugana kuri telefone. Urakoze. Ego urwo rwihebe kintu bagwana n'ikirigera ntasundi umuntu ukunda koga amera kuriya atumyemo kiniranye none ngo password ndetse ko nabindi byo kunywa batuzaniye.
boga ari quartier. Imeze bite se? Wakiki. Imensi myinshi man. Sana turaburanye kabisa. Imeze bite se bra? Ase wowe ukora siporo wambaye amashati. Uyu muniga njya nshaka abantu baho gute. Ye mana ahantu zimfatiye niho nkorera. No mana nubukorera. Bokwe. Hangamba njya ubundi ngeze ku rwego rw'abakomando ubundi. Sure. Uri kwitegura uruhe rugamba se ko mbona wari washishikaye washikoye. Urumva mba njya ngo nyine nkomeze Miss Course zanjye. Urasigaye ujumba dukozanyije aho byavamo. Cyane. Okay. Ugira ngo ukomeze iki se? Amagufa. N'umubiri uze nyine kugira ngo butatazangira kunshishamo ijisho. Kunda street wa mugabo. Bimeze bite se? Cyane fresh. Harimo buzari. Ya tumaze igihe tubuzeho. Terukana mu nyambaro utwangiye abana. None usubungu hari indi gahunda ifatika mu nzanye none. Gahunda zihora ziherura bisukebe. Icyaca ahantu hari imari nto tugana. Wabizi? Ndategereje mu gahunda ati. Ahubwo se kiki hari akantu n'ubundi twifuza kuganiraho. Kandi amakuru ndayafite yose. Hari umugabo uyu uramuzi? Urabona nta hantu mwigeze umuhurira. Wimbwira uwo mushenze wawe. Okay, so nkaho mose. Use kandi agarutse. Hoya mwahuye gute? Watunyuriramo muri make kuko natwe hari ikintu twifuza kandi dushaka no kubigwamo akazi. Afite imari dukeneye kandi dushaka tugwamo akazi. Kandi ndumva mwarahuye uwo muntu. So kiri ikintu mutubwira. Yeah? No. Smart passport yanjye. Neza ndi nabyo nkoze. Ni ibiki se murimo munkina? Tumugisha ukuntu biba. Donc ubwo ninjye mwigiyeho. Nese ko atarabimenya. Nabimusoma inshuro zijya ku 8. Ukuri bacomora umuntu passport ihindukira nkwereka. Akari muri somo rigiye gukomeza ihangana. Ukuntu bigenda rero. Urumva Marine? Icyo nakubwiye cyambe witaho nuko bari intambwe zimwe. Komeza umuntu ari kugenda muri direction. Nimba ateye indyo nawe gatera indyo. Kubya atera imoso uzamu. Utayitwaye. Kuko baretse ndi kumwerekera. Kuko ushaka kuza mudahanje amaguru ugakurura ujyana muri direction tariyo. Ukure yahita byumva. Suri kubyumva pepe? Yeah, exactly. Ukora uburyo bwose. Nakwereka ukuntu bigenze. Je ngiye kubara intambwe zureba. Twagiye. We. Kera byagiye byarangiye. Hari ikintu ugezeho? Wayitwaye? Hana nayikozeho. Ako ntabwo wayitwaye. None nagira ngo ngewe noneho Marina ari ubikora. Make ndayiba njyana muri direction. Yefa kuba nakozeho gusa. Okareka nyitware noneho birebe. Sibyo? Okay, fine. Eka nyitware birebe. Icengezamo cyane burya nta muntu. Twagiye. Urumva rero ukuntu bigenda. Ukoresha utoki tubiri twonyine. Ushizemo ikiganza cyose ashaka guhita byumva. Sibyo? Ukoresha utoki tubiri none ukaba ari iki intambwe ze ukuntu ari kugenda. Pepe uriteguye? Tugere noneho. Wayitwaye? Kera ngiyi. Dore dutoki nyifatishije. Shaka waribyeho tubiri. Really? Uriteguye? Bikore. Okay. Nutabikora turarara hano. Ni paka bikoze? Paka abikoze. Okay, twagiye. Are you ready? Ready. Chunga intambwe ze. Okay, twagiye. Wow. Yagiye? Nta kintu wumvishe? That's good. No, ikintu cyako kwega cya kabiri. In case umuntu twagutumyeho noneho ikintu atagifite mu mufuka ko ibyihebe byose ntabwo bitwara ibintu mu mufuka. Agifite mu ikoti, sibyo? Twaho tukita ibintu dukoresha. Uko ari mu mufuka w'ikoti ukoramo gutya. Mugihuza imibiri gutya. Uba warangije gutwara akantu, sibyo? Nimba imeze gutya. Mugihuza imibiri wagatwara, sibyo? Ukato hinduriza he mu kuboko reba inyuma cyane. Hinduriza ha utumga ati sorry rwose. Uyitubika mu mufuka. Ayibonye fungura. Nicyo kintu mbona. Kuko tukiri aho ngaho
batujyanye urumva twagezeyo njye nari nabeshye marine ko nzi ahantu mu marine ari ariko mu by'ukuri ntabwo nari mazi tujya ahantu mu warehouse ukuntu kikurira ntagira ibintu byo kuzana urukundo ngiye kwinyesebura twumva isasu uwo mugabo rero ahita dufata gutyo ngiye kudushimuta arimo tubaza ibintu by'amapassword ngo ntago tuhava ngo turabizi neza ibintu nk'ibi ngo tujyana twabonye polisi ngo batangira kwigira abana beza nkaho nta cyabaye ato dita tubacika nge na marine nta kintu tubabwiye ngo ntumbaze rero byawe ko byajyanye. Okay. Ese ko mwese mushaka kiriya kiboxi oya kiki birahagije ibyo tubwiye ahubwo twifuza gukorana nawe none mani ko kiriya kigabo nabonye gihana oya ahubwo dushaka ko udushakira wa mukobwa twabatumanaga Sonia noneho ejo turaza kubahamagara mudusange mu rugo noneho tubahe map neza harimo uduce reba amafaranga mana account yawe iracyari yayindi ntago uze gucekinga aho nimugoroba urabona amafaranga mission no kwitondera oye tuza hari ikintu utabasha wowe ngabo nabonye bifite imbunda byaraguhabuye ndabizi ariko wabibasha mana kiki ntago tuzagutuma kurwana nta nubwo tuzagushyira imbere y'abantu bafite intwaro wewe humura tuza aho tugiye kuzakoresha ubwenge gusa tangiye ahubwo urabizi komeza witoza yatize kuza kubonana ejo ni gahunda sawa ntari okay wow Kicyara ni ikijura kiri mu maraso wow ipara ikintu wumvishe no nta nubwo nabonye ko yabitwaye je nkunze ukuntu ese akazengurutsa mu masiri se gusa pya ahita bika ikirakura gitsindiye none ubona ko ubungu ufite ikintu ushoboye none hari ikindi gisigara cyo mu nsaba nta kigisigaye no kujya kwica indwara gasi icyaka twagiye ntabwo tugwamagerera hari mission tugiye kugwana naho isa nkaho iri serious singa bya bindi bya mbere by'ubugoryi kuko umuntu tugiye kuwoherezaho nta mikino agira mission isa kugenda uri serious ufite mu mutwe ukanakaranga umwiryo mwinshi cyane urabizi kandi byo si ibintu bigoye ukugaragara kandi umuntu fresh ariko ukeneye umwitozo ukeneye umwitozo kuko uyu mubiri wawe ukuntu umeze uzi gutera ingufu wuzuye amazi menshi uzi gutera umugeri amaguru yawe byasaba igihe kinini kugira ngo umuntu agutoze na budomino ziza siko bimeze ariko hari udutekinike tubiri umuntu yawe ku mugabo ahambere ni time ushobora kugwa mu kibazo runaka ukabura ukuntu wirwanaho iki n'iki weakness ya mbere ku bagabo ni mu ntoryi mu ntoryi ni hehe usungeze makarika sibari nkubwiye mission yisiba kuzanye kuzabandi aho hantu hari uburyo bakubitamo ntabwo ari gupfa gukubita gusa ngo wagimugijejeho uzamurira wabona uko wakubita ivi paf ukazamuriraho uko tame tazimena mwana kubona izindi byamenda aha kabiri mu maso niba gufasha uri mu kibazo runaka byoroshye ugira umwana mwiza ushishura imene bikomereza ibindi byo uzagenda ukora kitozo gake gake ngana tukwereke map uko imeze
silver box. Oziri. Oziri. Manu, silver box ku nshuro ya mbere ngiye kuyifata mu ntoki. Wabyumvisha ibyo bintu mani? Ahubwo nyibutsa mani code master key ni iyi. None se boss harimo iki? Fungura silver box nta kindi waje gukora. Okay, nashaka kumenya niba nta kintu cyangirika kirimo. Ndakubwiye ngo fungura niko kazi. Okay, reka mbanze menye ikibazo ifite. Noneho ndashaka kumfasha, ariko hano nidukora ikosa rimwe gusa ibintu bishobora kuba bibi. Fasha witonze. Ngiye ngufashe. Ihangana ariko we ngwino mfashe. Okay, buretse gake. Ugiye gukaraga ujyana ibumoso bwanjye ngo ni uburyo bwawe. Uko nkoza hano ujye ukaraga gake. Okay. Twagiye. Ready? Twagiye. Gake. Buhoro. Gake. Okay, stop. Byarangiye ishatse wananyishyura. Harabura akantu kamwe gusa gahita irangira. Gato kanyu. Iyi staff rero yakozwe n'Abadage. None ifite protection ihambaye cyane. Hari akantu kamwe gusa kaburamo ikahita ifunguka. Ubu ngubu 75% by'akazi nagomba gukora ndakarangije. ako kantu n'icyo gafite se cyangwa ni wowe? Iyi rero ikorana n'ibintu bya network, isaba amakode ahambaye ayi setting. Ntabwo uri umwarimu wanjye, ntabwo waje kunyigisha, waje gufungura. Urafungura cyangwa byakunaniye? Okay, icyo nashaka kubwira cyanyuma nuko dukeneye umuhaka uza agakora utwo dukode twa nyuma na rinsigaje. Utwo dukode twa nyuma na rinsigaje narakora. None ntabwo uri umuhaka? Aya. Kiye mfata ibintu. Harabura iki? Harabura kode no kugahakinga bikahita birangira. Giye ibintu nsanzwe nkora, iki niyo kiborotse ndakiborokora ariko nakoresheje amakode. Hano rero naborokoye systeme ya mbere ya kabiri isaba kode. Akazi karakunaniye? Gusa hari umuntu mfite ushobora kugufasha. Ku mafaranga wagombaga kumpemba 5,000 ebyiri ndazigusigira Muzima. Azaza ahita bigukorera n'umunota umwe gusa. Ima telefone yawe ushyiriremo nimero zuzamuhamagara.
bamwita Pepe. Uzamuhamagara aze agufashe ibisigaye byose. Okay. Kazi kanjye rero kararangiye, ibisigaye uzamuhamagara byose ahita bigufasha. Ahubwo nawe mfite akanya gato urabeho. Sawa, turi kumwe boss. atari kumuvingara karabaye ye ka in your location here. Boss. Nari mbazi ariko nari mbazi. Nzihe? Nzi. So umunyamideli sukomeye. Cyenda gufana ndagukurikira. Buriya nanjye ndi umuhaka wa danja rubaranze. Iyi staff rero uko yibona kuko. Yitwara zikoze nyinshi. Biroroshye. Amahirwe nsanze ari n'iyi ngiyi tu. Ifite ikihe kibazo ubundi? Gukora akazi waje gukora. Ya kibazo ni ari nge nawe ninde ukwiye kumenya ikibazo. Dekode. Kamanzenye. Ahangaha nahajya supaki. Telefone yanjye y'ikoranabuhanga. Aha, telefone yanjye ahantu nayiguze honyine. Ntabwo ushaka kuhumva. Bamenya ikibazo ifite. Wayibonye? Yegi ubu ni ubwoko bwa ndabona yarakorewe muri Allemagne ni indaya. Iyi ni OG ariko rero ikibazo ifite. Urabona ko ugomba kuba ufite key. Iyi ni ya super key nakubwira. Urayibona ngiyi. Aha, iyi ntayi hari we fungura. No ukoresha code ko bidafunguka. Turebe code bampaye. Aha. 3 5 9 4 8. Totoban. Urabona ko silver box ifite ikibazo. Ikibazo kiye. Bayisizemo code iri super code. None kutayikuramo. Ntabwo bishoboka. Ngiye mba nayibonye ngiye ikintu cyananiye barajugunya ubundi. Niko biba bimeze. Ya. Je baranzi nta kundi kuntu yafunguka. Ebe hadi yayo. Yengi ufite igisasu barayituritsa. Nese wakizanye. Oyanjye ndi umuhaka gusa kuri technology ariko nabyo bisasu ndo mu terroriste no. Ariko we nuriya musore wambaye nimero yawe sinzi ni mwene wanyu ni yose ngene. Oya ngira abakiriya benshi bampamagara nta muntu tuziranye no uretse kuba bakorera neza bikarangira. Reka nkubwira akantu keza. Bura nayibonye nabibonye uraza kuyifungura. Ijwi rya Cobla ndizi hano.
Sindi Cobla uri kuvuga cyangwa? ese ubundi ahubwo harimo ibintu bikaza se hari ibyo washyizemo se yanjye nabazaga ariko mwese muza mubaza ngo harimo iki washyizemo iki hano wowe njyewe se njye naje nk'umukozi reka nkwereke akantu keza ndabizi urayifungura ahubwo turongera tugerageze fata umwanya uri kureba ukuntu wabigenza kankwakire kugira ngo ushyire ubwenge ahubwo ntiwumva uvuze ingingo urayifungura ko kunywa ntabwo uvana utayifunga ntabwo urarangiza urabona ko nari nabikubwiye niko bimeze n'ubundi keretse ufite nk'igisasu wenda yituritse niba ufitemo ibintu bikomeye ndamwereka ibyiza rero nta muntu ugikina n'igihe cyanjye uzi ikintu kirimo aha mu mbunda se hano harimo kanyanga ya yindi ushobora gukoza ikibiriti hano hose tugashya ariko nubwo ndi umuhaka ntabwo njyamo inzoga ndabizi nta kibazo ariko kugira ngo uze kubasha gufungura hano fata gira vuba oya ntabwo nywa inzoga ndavuze ngo gira vuba shyira ubwenge ku gihe gira vuba urazana imikino ndakurasa bose ntabwo uri gukora kabiri utegereje ko mbikora bambwira ndakora Transverse.